nimba ubishoboye ujye kwa mama wawe uramufite njye ntago nabishobora. Sinana mama wanjye koko n'umuvandimwe nari nizeye nawe arantengushye. Uriya ni umuhungu tuvukana mu nda, famiye iramuzi ni umusazi. none nanjye ndakwama nkajya mfata sheri wanjye urumva, ariko byarangiye nyine umutipe abuze uko abigenza aragenda aravuga ngo azamwifuza urumva, hashize akanya gatoya umutipe ataranarenga nanjye ahita nsora ejo Izagara ntago ndi mu rugo miliyoni 5 se haranahagezemo nanaguha narenza yo ngaho. Hariya ni kwa bilioneri we niba utarunabizi. ko iba ari ibibazo urimo urankiramo. Ntago ari ibibazo. Nakazi. Njyewe miliyoni 5 ntuzijya muzi. Ndaguha miliyoni 5. Akazi kagakora neza. Nyuma yaho namara kubona bigiye ku murongo. Nzakugenera ishimwe. Shiri waraiti. Dare naraye neza cyane. Ndabona umeze neza. Wow. Asante. Gusa njye ndumva umutwe urimo kundya sinzi ikintu cyawe biteye. Hoye iki? Ntabwo mbiza ko ndaza kunywa amazi biragenda neza. Birashira? Birashira. Oya, bajya batunywa amazi birashira. Humura. Azikumira neza. Niba na grave turajya kwa muganga. Aya, ntabwo ari grave. Okay. Waganiraga? Sha baby ntabwo ari ukuganira nyine harimo akantu ndumva nameze neza pe. Okay. Musaza wawe yaramutse ate? Sha baby musaza wanjye wapi? Byakomeje kwanga famiye ishaka tukicara nka famiye kugira ngo turebe ukuntu twamuvuza. Byaranze nyine iyo dushatse kumuvuza aragenda tukamubura. Ako sibundi mama. Kumba mbona buri munsi ubu buri murabwira anti kuriya umubwira ngo agende, anti yakoze iki? Anti yagutwaye iki? Reba ukuntu iyo ari hano tuba turi guseka, reba ukuntu ari umwana mwiza, mana yanjye ngiye yari hano nta nirungu njya ngira. Umva dura tuganira kandi wowe uri muri telefone filimi zaranyishe ubundi anti umuzizi iki? Tukamubura burundu. Sha baby muhungu byaraducanze ibyo kabisa. Tuzamushyira mu banyamasengesho bakamusengera. Gusa ibiyobyabwenge byamugeze koronike. Ariko se nkamwe mubana mu buzima bwa buri munsi mubona afata ibihe biyobyabwenge? N'amatabi, inzoga, iki none uyu mwana w'umusore nk'uriya ubu wavuga ati wenda afite ejo hehe hazaza ugasanga nyine yagiye mu biyobyabwenge byamugize. Reba n'ufite agahinda. Humura. Sibyo? Gusa mbere na mbere mbanje kugusaba imbabazi kandi nciye bugufi rwose. Nta kibazo sheri. Ibyo bundi mperutse kugukomeretsa ubwira amagambo mabi, amagambo agutera intimba, amagambo kongerera ibikomere. Ariko Teri, ibibazo mbaza ni ibya bwoko ki? Anti wawe amakosa ye arayazi. Nubwo utayazi ariko njyewe nawe tuyaziranye. Uburyo wamufata kuriya ma? Niko bimeze. Ntabwo umushaka hano muri uru rugo. Sinkeneye ko azanteza ibibazo. Nako uri umwana ntabwo nakubwira ibintu byinshi. Nese mama, anti atwaye iki? Anti umva ntabuze arya byinshi se? Sinabashije kumenya musaza wawe kubera yuko mutabashije kuba muri kumwe bitewe n'ibiyobyabwenge akoresha. Rero natunguwe no kumusanga hano yakuyemo imyenda ntazi ikibazo afite. Bituma mutera ibikomere. Mumbabarire. Ashiri nta kibazo.
gusa nyine mba mfite ubwoba yuko azanafata n'abana b'abandi ku ngufu, reba nk'ukuntu yaje aha ngaha agakuramo imyenda. Dale, Mfite agahinda kenshi. uranyizera cyane, nzakuba hafi. Urakoze cyane, kandi nanjye nzakuba hafi. Ibibazo byawe bizaba ibyanjye, ibyishimo byawe ibyo bizaba ibyishimo byanjye. Urakoze cyane. Ngiye gukora uko nshoboye kose mbe bugufi bwa musaza wawe, mugira inama, mwiteho, kurikirana ubuzima bwe. Icyo bizansaba cyose nzagikora. anti se hari ikintu yari yambuza, hari ikintu yari yatwara se? Mbasi si umwizera nk'umuvandimwe wawe, mbasi ujya ugira n'impuhwe. Reba anti, muravukana, urabizi yuko muhuje amaraso, nanjye ubwanjye ntabwo ajya mfata n'aba arankunda, na papa ntabwo ahari wenda ngo uvuge ngo hari ikintu wenda papa yaba yarakoze gituma anti agenda. Ni wowe wenyine wirirwa umubwira ngo agende, kandi papa nta nubwo yari yamubwira ngo agende. Ariko akiri Urakoze cyane kandi mukundira kunyubahira umuryango kandi unawukunda. Ibyo ndabigushimiye cyane. nibiba ngombwa ko muvuza mu Rwanda, ahakomeye hose azajyayo, niyo haba mu mahanga. Amafaranga yo kumuvuza ndayafite, ariko nkubone wishimye. Urakoze cyane. Humura. Urakoze cyane. Ibiyobyabwenge nibyo byishe urubyiruko rwa none, Yego. ariko inkomoko zabyo sinziza, ariko ndazitegereza nkazimenya. Siko n'umusaza wanjye rero agahinda. Iyo nkurikije ko mwireze, kugeza ko mwabaye mu miryango itandukanye, batabitaho ngo babakurikirane, mbona rimwe mu mpamvu yatuma yarihebye akanga ubuzima bwe akishora mu biyobyabwenge. Yego. Ariko nzamuba hafi. Urakoze cyane. ariko se Teri, ibyo ni iby'abantu bakuru, wowe ntabwo bikureba. Urumva, byihorere, icyo mva n'umuvandimwe wanjye kirahari. Ntabwo ari ukuvuga ngo arya byinshi, ariko dufite icyo dupfa, kandi simushaka pe. Namaze gufata umwanzuro agende. Ibyo bintu umupfu bishatse wabireka, kuko ujye wibuka yuko ari amaraso yawe. Ntugire ubwoba, ntugire intimba, ntabwo ari iwanyu bibaye gusa, urubyiruko kuva na kera byahozeho. Umunyarwanda yavuze neza, aravuga ngo abo bahozeho. Humura, ariko nitumuba hafi ndabizi neza azamera neza. Urakoze cyane kandi ndagushimiye. Birashoboka yuko tutavutse mu miryango ikomeye, tutabonye n'ababyeyi batwitaho, ariko kuko mumfite njye nzabitaho. Kandi nubwo mutavutse mu miryango ikomeye, imiryango ikomeye igomba kuzabakomokaho. Ndagukunda mukunzi, sibyo? Ndagukunda cyane Ntugire ubwoba, kandi urakoze. unyizere. Ni amaraso yanjye ndabyemera, ariko ibibazo byazavuka nyuma nawe wazabimenya, kandi ntabwo nshaka ko uzabimenya, sibyo? Byihorere rero umwana wanjye, rwose byihorere, sibyo? Ibibazo se kandi? Ahubwo umva nkubwira, genda uzanire amazi nywa, ndumva merewe nabi, mfite inyota nyinshi cyane. Uzanire amazi. Mami, nyamara ubitekerezeho. Genda uzanire amazi, nta kibazo.
Bera ngaho mbwira mama. Jackie ntabwo mfite aho nahera sinzi pe gusa ibyanjye mbwazabirwaniye so wari uzi yuko kugeza isaha Dani yanyirukanye Ishwi ntabwo mbizi ngaho mbwira. kwezi kurenga kurashize yanyirukanye yaranyirukanye yagiye kubona mbona avuye ku kazi byari mu saha y'ikigoroba mbona aza ameze nk'umuntu wasaze ariko agendera hejuru ambwira ngo ntanshaka afata amabaga yanjye ajugunya hanze bwari bwije ngenda ndaraguzeho mbonye cyokora mbona burakeye ku bwa Nyagasani nza kugenda njya gusanga mukuru wanjye ngo nibura musabe icumbi wenda mfashe mu bibazo nari mfite ariko Jackie ntabwo wakumva ibintu birimo kumbaho muri ino minsi ndibaza ni iki nawe naracumuye ntabwo ndimo kwibaza ikintu nawe narakoze uzi ko mukuru wanjye yambwiye ko umugabo nta muntu agikeneye mu rugo rwe Nawe se kandi nambwira nti basi iminsi 2 yonyine nshaka uko nitekereza wenda n'ikindi nakora Jackie nshuti yanjye ndakumva cyane pe ariko rwose ndari kugira ngo umva nkufashe mu buryo bwose bushoboka humura ntacyo uzaba turi kumwe nzagerageza pe ihangane Jackie ntabwo nibaza ikintu nawe naracumuye ko ntabwo nibaza ikintu nawe narakoze tuzihangane nshuti yanjye ariko urabizi ko twasangiye akabisi n'agahiye ntabwo byatunanira ubuzima humura Jackie kugeza nawe umuntu mwasebera rimwe tuzi ashobora kukubwira ngo waye iminsi yo kwitegura Jackie ndababaye birababaje ariko ihangane mama mu nshuti wanjye ubuse nkora iki basi ngira inama ndeba njye ku mutima wanjye uraremerewe ndakumva pe ariko ihangane muri iyo minsi 2 basi uzaze tube tubana kandi nzagufasha bishoboka turebe aho byerekeza basi ihangane nyemerera Jackie ndikumva ikiremwa muntu cyose nk'umwana gitinye iyi minsi rero niko abagabo bameze urumva n'abavandimwe b'iki gihe umva umuvandimwe akurutirwa n'inshuti yawe ariko tuza ubuzima burakomeza nshuti yanjye ntabwo ubuzima burangirira ku muntu runaka ihangane none se muvandi amakuru ndimo ndumva ahangaha hanze akomeje gucicikana ngo washenye urugo byagenze gute ubu koko umuntu nkawe tuzi w'igihagararo kingana gutyo umuntu ufite physical appearance imeze gutyo koko asenya urugo Sister Mimi baca umugani mu Kinyarwanda kagahwa kari kundi karahandurika mpamvu uvuga gutyo nuko atari wowe wahuye n'urugo nk'urwo nahuye narwo ntabwo waba ukivuga ayo magambo narindi ku rwego rw'aho umugore ntesheje umutwe nkumva nakitera icyuma nkava mu buzima Mama Bella karame iminsi 2 nagwaye yararangiye urumva ushaka iki ariko ubundi sister kankubaza ubundi konzi ko twonsibere rimwe ubundi ko wagira ngo sinzi nk'igiti wavutseho wagira ngo ufite ahandi hantu wavutse kuki ufite umutima wihariye umutima w'ubugome w'unyamaswa ariko umutima urankomanga umbuza kwiyahura fata icyemezo cyo gutandukana n'umugore njye ndumva mbabaye cyane none si ibyo bintu wagiye kubikora ubitekerezaho koko muri sosiyete nyarwanda hari umuntu ugikora ikintu yitekerereje atabanje kugisha inama bagenzi be cyangwa ngo ashake abasaza bakuru n'ababyeyi bakuze ngo bamugire inama njye ndumva bidakwiye ibintu wakoze wari ukwiye kureba abantu bakuze abasaza bakuru ababyeyi bakuru bakakugira inama naho ibyo bintu wakoze
ni ukwisenyera urugo kandi bidafite igaruriro. None se nuyirukana uriya mugore ukazana undi, wizeye ko ariwe uzabona amahirwe yo kugira ngo urugo rwawe rwubakike neza nk'uko ubyifuza? ese iyo umuntu aje akugana akubwira ikibazo cye, wowe ntabwo ushobora no kumwihanganira basi? umva mama Bera, twumvikane. Naguhaye iminsi 2, urumva? Iminsi 2 yararangiye. Andi magambo sinshaka kuyumva kandi umbabarire. Ntutume nzamura umujinya mwinshi cyane. Ndakwinginze, haguruka umvire mu rugo. Hari ibindi? Sister reka nkubwire, ujye wibuka ko twonse ibere rimwe. Hari ikintu se basi nibura mama yaraguhaye njye akaba yadutandukanya kubera icyo ufite umutima mubi w'ubugome n'ubunyamaswa? Ese nagutwaye iki? Basi reka nkubwire, ndabizi neza ko nkubangamiye ariko ndagusabye. Urumva nanjye kuba ndi wawe ntago nishimye, ntago naba nishimiye kuba ntari wanjye, ariko ndagusabye nyongerera umunsi umwe mu gihe nyirimo gushakisha aho kujya ndebe yuko byankundira. Ararushenye ariko sibyo nifuzaga. Nifuzaga kugira urugo rwiza rurimo amahoro, ni nacyo cyubahiro cy'umugabo. Umugabo aba umugabo igihe yubatse, ni nabwo agira agaciro. Sinataye agaciro rero kuko mbishaka, nataye agaciro kugira ngo mbeho none, agaciro kazagaruke mu kindi gihe ariko mfite ubuzima. Reka nkugire inama nshuti yanjye, ngewe uko ubitekereza njye siko ndimo ndabibona. Hari inama ebyiri ngiye kukugira kandi zizagufasha muri ubu buzima. Inama ya mbere, ufite abasaza bakuze, ufite inshuti nzima, ufite sosiyete nzima, ufite groupe nzima. Ibyo bintu mbere yuko ukora ikosa ringana gutyo ryo gusenya urugo, uzabanze wicaze abantu bakuru, wicaze inshuti zawe z'inkoramutima, wicaze abantu bakuru bakugira inama. Hanyuma ikirenze kuri ibyo byose, ndagusaba ko waca bugufi nk'umuntu nkawe, ugata icyubahiro cyawe, ugata igihagararo cyawe, ugaca bugufi, ugapfuka mu gasenga, ugasengera urugo rwawe. Nta munsi ubwe nguhaye, nta n'isegonda noneho ngiye nguhaye. Ndavuze ngo haguruka none ahangaha umvire mu rugo, nta bindi. Sister reka nkubwire, ndakuvira mu rugo, najya muri borodire, najya hehe, ariko sister uzajye wibuka ko nanjye wankenera. Uzajye wibuka ko iyi si idasakaye, kandi ujye wibuka yuko ibiri kumbaho nawe ejo byakubaho ukankenera, kandi wankenera. Kuko muri ubu buzima ducamo bwa buri munsi tugomba gushyira Imana imbere, ukayisenga, uyereka urugo rwawe, uyereka ibyo ucamo bya buri munsi, nayo uko ukomeza kuyegera nayo izakwegera, hanyuma ibintu bigende neza. Ndumva ariyo nama naguha. Iyo namugiriye niyo, ariko kugeza uyu munsi sindagira imbaraga zo kwihanganira ibyo amaso yanjye yabonye kandi numvishije amatwi yanjye, kuko narakomeretse bihagije. Birashoboka wenda ko bitagenze nk'uko abantu babishaka, ariko nanjye ntangiye gutekereza ko nawe uko nabikoze ntabitekerejeho, ariko none ahangaha simfite icyo nabihinduraho. Ndabizi urimo kwigira gutyo, urimo aka kanya urimo kumfata ukamfata nk'umuntu uri kukubwira ibintu bitabaho cyangwa bidashoboka kubaho, ariko ndabizi neza yuko akebo kagiye wamugarura. Reka nkwihorere. Ushobora kunyena mu bindi bitari nk'ibibazo ndi kunyuramo, wanyenera ku bintu byinshi bitandukanye, ariko ukanyenera ibyo ngibyo ubundi. Narakubwiye ngo ibyo ngibyo ubundi ntago nkeneye no kumva ibyo umbwira. Izo nyigisho mpa ntazo nkeneye, ntazo nkeneye. Gusenga Imana cyo kuza nko kubimbwiye, ndumva ari cyo gisigaye kugira ngo ahari
ndebe ko nzayigiriraho umugisha. Nashakiye mu rugo rwa mbere biranga, n'izo nkuru zose uri kumva ko kuwa kabiri nibyo naramushatse, ariko umugore wanje Mama Bella yari imfura. Birashoboka ko ku buzima butarimo kugisha inama, ubuzima butarimo gusenga, birashoboka ko nta hantu bwageze umuntu. Ngiye kubitekerezaho, nzakubwira ikizavamo. Yego, bitekerezo kandi bizagufasha, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo umugisha mu Uwiteka atanga batungisha, uzana ibyishimo nta mubabaro wongeraho. Genda ubitekereze kandi uzayiboneramo umugisha ukomeye. Nta kibazo. Ibyo navuze nabivuze kandi wabyumvise. Sinsubiramo. Ndabyumva. Reka ngende nzinge ibishoboka ngende, kuko ukwigisha no kugusaba imbabazi kumfasha warabyanze. Reka ngende aho ndi burare hose, n'ubundi hapfu wavutse, ubwo Imana nizabimenya ibyanjye. Ndakubonye ndakwibuka. Amakuru suza nari. Twariganye mu kiburamwaka buryo. Mesha. Waranyibagiwe? Kabanze nguhe nk'ijana urahita unyibuka. Subize ko kera nagukundaga. Kera sankundaga bigeze bibuze. Asire ku ngumbi kubwire byemera. Babarira byemera. Ntemera icyo ariko. Buri hano mfite na Desa. Mfite Desa urumva? Hari ukuntu mabuja ajya ntuma, buriya mabuja n'umwana mwiza. Nkajya nyisagurira. Nta yandi mafaranga mfite imbere n'inyuma. Ntayo. Urabona ipaki y'amandazi igura igihumbi. Irimo amandazi 12. Ukuye habiri ukayasigira nyiri botike ugatahana abiri mu ipaki. Basura seka neza mana yanjye. Nuko useka neza pe. Basinyemerera ko nkunda. Mite ngenda mbonjishe rino jana. Mite ngwami bikiri bitanze. Cyazi. Ubonye ari ngiye uzaguhiza. Cyateta cyaranabyibushye geste gisa neza. Ngo bikigiye babaye. Muhinde. Se twaje kuburana gute? Ariko nanagavura na mabuja. No kugira ngo ukomeze kunca intege unkata unca amazi utagira ngo ninjye uzasaza ntatunzi inote. Hano mfite ni note. Mfite ni note nayo nayiguha buri. Se ndakubwiye ko nyifitishwa n'amafaranga. Umva ariko. Umva ngubwire. Igera hino ngubwira kan. Akuzumbwire. Igera hino ariko ngubwira kan. Ndakwiyemera. Subwo wanyiyama gutyo. Ndakwiyemera. Reba umagarika ngandi bunase ufite nayifashe. Umva se akira umutima. Akira umutima. Umutima. Hari ahantu naringiye. Reka ngukurikire byibura. Hari ahantu naringiye n'uri naho. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive. Nise kuvuga nabi. Ntabwo mvuga nabi. Sister wamushize. Musize mu rugo. Uko musize mu rugo mwiri cyo mutajyana. Ariko se turajyana. Njyana uruguru ngiye kurama mu Pacifique hari gahunda dufitanye. Rose ndamujyana he. Ibintu maze kumva bishobora kuba ari byo. Wa mugore we. Waramwirukanye. Naramwirukanye rwose. Waramwirukanye se urugo n'urwawe.
none se niba urugo ni urwacu twe. ariko urabizi ko ujya kumuzana twabivuganye nakubwiye ngo iki nduhaha ni gukora buri kimwe cyose kugira ngo mubeho mba nagiye guhiga kugira ngo mubeho kubera icyo ufata umwanzuro wo kwirukana umuntu umuvandimwe wawe mwotsi ibere rimwe ugafata umwanzuro nk'ugayitse. ndabizi turi umushaka ndakizi si uko nkuyobewe Uzi iki se? ndakuzi rero ntabwo mushaka mu rugo rwanjye agiye umaze kurengwa ese ntafite mama we umaze kurengwa afite mama we amusanga nawe ariko urabizi ko umufite urabizi ndabizi ubwo ubizi rero uramuka umwirukanye muri uriya rugo murajyana wanyumvishe genda niko se biri misiyo yanjye naguhaye ko mbona nta kintu mu kuyikoraho bimeze bite mabuja misiyo y'amayi irakomeye kandi kuyikora iriya misiyo birasaba kwitonda iriya misiyo iri mu rupfu gupfa no gukira misiyo nabwo yagize ite ntabwo numvishe mabuja irakomeye hejuru y'amafaranga yawe naguhaye miliyoni zanjye enye misiyo naguhaye imeze ite miliyoni zingahe enye misiyo naguhaye imeze ite subiramo numva neza irakomeye we urabona ufite igihe cyo guta wowe ariko mabuja kuba ndengejeho umunsi umwe n'utumye nkubita runo rushyi